Murakaza neza kuri channel yacu yitwa Mbaraneza Samuel. Tubahaye ikaze abakurikiye Mbaraneza Samuel. Tugiye gukata ijipo ya pasura iteye nk'icyo bita akagoruje cyangwa se ifatiye mu gatuza idafite amaboko, ariko ibi nibyo tugiye gukoresha, ibi nibyo turifashisha. Hari igitambaro cyo kudubuza cyangwa se duburire cyangwa se popoline yo kudubuza, hakaboneka itisi yo kukidodamo, ndetse hakaboneka n'akandi kaderi turaza gushyira kuki, turaza gushyira aho ngaho turaba twakoze nk'akagoruje. Rero twatangiye, ubwo tugiye gutangira tuyizinga, tukate dushyiremo ibipimo bitandukanye. Mbibutsa ko iyi jipo ni ijipo ya pasua, ariko ifitemo igiterane mu nda. Kandi ijipo ya pasua uko bayipima, bapima mu gituza, iyo ngiyo tugiye gukora, ndetse no mu nda. Bamara no gupima mu nda bagapima muri tayi, bamara gupima muri tayi bagapima n'uburebure. Uyu muntu rero muri tayi afitemo 38, kandi nibyo bipimo biri butuyobore. Ubwo bivuge ko 38 tugomba kureba niba irimo, niba ibonetse, ubundi bipimo binini nibyo bikuyobora. Iyo ari ribaya ushyiramo ibipimo byo mu gituza, kuko niho hakunze kuba ari hanini cyane. Kino gitambaro ndi kubona kigoranye nacyo kugira ngo kigende neza. Ubwo ukuntu bimeze. Rero iyo tumaze kukizinga gutya, tureba ahantu harimo bya bipimo 38 twabona birimo, twabona 38 birimo, tukagera gute, tugatangira tugashyiramo ibipimo cyangwa se tugakata. 38 naha ndi kubona ari gutya tugiye kubikora. Ushobora kuba ugira ikibazo ukibaza ngo mbese video zose za Mbaraneza Samuel nazikura hehe, nazibona gute? Hari igihe ujya kuri YouTube ukabona ka video kamwe ukumva ko ari ko ka video konyine aba yarashyizeho, ariko ndagira ngo nkubwire ko mfiteho video nyinshi zigera muri 350 kandi zigisha ibintu byinshi bitandukanye. Ushobora kwiga ikote, ipantaro, iribaya, ndetse n'ibindi byinshi, amajire, ibintu byinshi bitandukanye. Wowe rero icyo wakora, ushobora kuba warabuze ubumenyi bwatuma umenya aho izo video ziherereye nuko wazibona. Kurikira iyi video kugeza irangiye, ndakugira ngo nkubwire ko iyi video nuyireba kugira irangiye ugakora ibyo nkweretse, nta kintu na kimwe kizongera kugucanga. Ari video za kera, ari video za vuba, zigiyeho vuba, ndagira ngo nkubwire ko rwose uzahita umenya aho ziherereye nuko wazireba. Dutangire. Mbere na mbere uhita ujya hano. Kanda kuri aka kantu kameze nk'akayiko, aka ngaka. Numara kugakandaho, urahita ugera aha hantu. Noneho numara kugera aha hantu urandikamo ijambo ngo Mbaraneza Samuel, gutya. Numara kwandikamo Mbaraneza Samuel, bahita bakugeza ku mavideo yose. Uzamure hejuru cyangwa se umanure. Noneho numara kugera kuri iyi video, uhite ureba hano handitse subscribe, uhita ukandaho. Numara gukandaho, harahita haza inzogera, noneho uyikandeho. Nuyikandaho barakwereka all. Ubona hano handitse all, naho uhite ukandaho. Numara gukandaho hano, numara kuhakanda urahita ubona video hano hameze gutya. Uhita ukanda kuri kano kajambo. Noneho numara kugakandaho urahita ubona hano handitse video short, uhita ukora kuri video. Numara gukora kuri video, urahita ubona ama video yose, uzamure hejuru cyangwa se hasi. Nukanda hano kuri popular, barakubwira video zikunzwe cyangwa se zarebwe cyane. Oldest ni video za kera, zo nashyizeho kuva kera. Noneho hano latest ni izo meruka gushyiraho. Noneho hano ni short, aha ni amalive nakoze. Noneho amalive nuyavaho urahita ujya kuri broadcast, ni nka mbese nyine ni nkuru herekana rwa video. Aha ni playlist, ama video nyine mbanashyizeho ariko ari menshi ku buryo ushobora gukina imwe zikajyaho nyinshi. Aha ni short, amafoto mbanashyize kuri YouTube yose wayareba ukayabona. Noneho ukareba ukamanuka hepfo, aho hose hajya hari ama video menshi atandukanye. Noneho ibi ngiyo birangiye, ama video yose wayabonye, ushobora kureba ama video yose mfite.
dore ngaya hafi 340 ingaya 340 noneho rero ibingibi numara kubikora gutya uzaba wabimenya. Rero iyo wakoze kuri subscribe kubera ko kakajambo k'umweru kaba kavuyeho ntago wongera gukandaho, ahubwo ikintu ukora iyo video yakuryoheye cyangwa se wayikunze ukanda kuri like. Niba rero iyi video wayikunze kora kuri like, dore like nayo ngiyi. Iyo utarakora kuri like ni uku nguku biba bimeze, noneho ugahita ukanda kuri like bigahita bimera gutyo. Ibipimo rero afite ni ibi ngibi: 35 mu gituza, 26 mu nda, 38 muri taye, uburebure 39. Tubanza rero dushyiremo uburebure 39 turebe aho bugarukiye. Mirongo 39 ni ahangaha, ariko kubera ko iyo tugiye gukora ntabwo ifite amaboko kandi itangiriye hehe mu gatuza, ubwo bivuge ko turasiga 4. Yabibaye nka mpaguri, siga 4 tumanuke 8, tumara kumanuka 8 tumanuke 16 umurongo wo mu nda, 25 umurongo wo muri tayi, uburebure ya 39, twongereho nibura igice cy'urudodero. Noneho ubwo umurongo wo muri tayi niho tugiye gushyira bya bipimo 38, dore naha. Noneho hano mu nda kubera ko turashyiramo pense, nibyo bishobora kuza kugabanya ya mbese nyine bya bipimo. Noneho ubwo ahubwo turahita twibanda gushyiramo ibyo mu gituza 35, noneho iyi ngiyi nayo ibe reserve de coiffure. Noneho hano rero kubera ko hano ijosi turatambika 4 n'igice nibura. Noneho uyu murongo tuze tuwuhuze naha, ariko hano nta kantu turamanuka. Hano nta kantu turamanuka kubera ko biraba nibura twamanuka nka rimwe, ariko niyo tagira akantu umanuka bikaba bifatiye hano, ahubwo hakaba hariho amaha, ntacyo byaba bitwaye. Noneho rero ubwo igikurikiyeho ni ugukata. Noneho ubwo hano turakatira hano gutya, aha turakatira aha, ubwo aha naho dukate gutya, kubera ko hano naho harajyaho imashini. Akangaka ntabwo turagakuraho, ahubwo turamanuka gutya turinganize n'ahangaha. Noneho rero hano kubera ko turaza kudubura, twari twasize 439 igeze aha. Hano turaza twashyira akamenyetso kagaragaza aho cyari kigarukiye. Noneho hano mu mpande ikindi umukiriya wacu yadusabye ko mu nda haraba harimo igiteranyirizo, kandi twasize 4 tubona ko umurongo wo mu nda 16, ubwo tugomba gukata hano tukahakatira gutya. Icyo hejuru kikajya kwacyo n'icyo hasi, noneho mu nda tugashyiramo igiterane. Ubwo ahangaha turaza guhina gutya, noneho kano tuze kukadubura, n'aka ko hejuru ngo tuze kukadubura. Kubera ko rero iyi kanzu nta maboko ifite, ubwo dusoje kuyikata.
rero ndagushimiye wowe wafashe umwanya ugakurikira iyi video. Reka tuzahure mu yindi video y'ubutaha, noneho tureba uko duteraho ka kaderi akangaka, uko tudubura se ndetse kugeza irangiye. Bye bye, Imana ibarinde. Morocco.